okay iyo umuntu ashaka igituba ubundi urakimuha uko bikwiriye akacyumva neza ku buryo n'ubutazagukumbura. Ngewe icyambere gituma umugabo yankuraho ngashaka imboro. Cyambere umugabo nsisi gasisa imishino yanjye, cya kabiri akonka ibere, cya gatatu akansoma. Ngewe ntabwo nabikunda gusubira ubusugi kubera yuko birarukeye umuntu ari kugufungura bwa mbere. Reka twongere tubaye ikaze mwe mukunda ibiganiro byacu mukaba mwaramaze gukanda subscribe. Gahunda no kubagezaho imibonano mpuzabitsina nta handi wayisanga. Uyu munsi twongeye tubatumira wa mukobwa mukunda. Uyu mukobwa mbere yuko dutangira ibiganiro agiye kutubwira uko ijoro rye ryagenze. Okay, banje kubasuhuza. Ninjoro naremaye umugabo we wana arandongora, maze kundongora ku buryo umugabo ituru ya mbere ayimaze nk'amasabiri ariko nyine yafashe icyo kunywa arandongora agira hananirwa ubwiwe niwe wavuye ku gituba aravuga atereka nigendere. Amaze kunanirwa yabyitwayemo gute? Okay, yambwiye ati reka mbe ndyamye nduhuke. Ndamubwira ati se uraryamye kandi ukindongora? Ngakazingo ngiye ku kazingo ndazinduka njya ku kazi ko ntago nyumva ngo ndushye. None se ndamubwira ati none se uragenda utarongo ituru ya kabiri kandi wambwiye ituru ya kabiri kuri buyirongore uyo ko basi ngo tuzayiheraho ejo ningaruka. Umutipe nyine yase yirukanka himbi gituba cyamuryoheye nanjye ubu ngubu negereje kumubaza nimba ari yaryoheye cyangwa muri make ngo yarasuna. Nje nzi ko ari bunyemeza ariko nyine umutipe nawe wikuye hari ijyana. Ubuze wabyitwayemo gutenyo. Navuze ati ewan Imana ishimwe nzi ko ari bunyemeze ahubwo genda turasubira sheri. None harimo no guhangana. Okay, iyo umuntu ashaka igituba ubundi urakimuha uko bikwiriye akacyumva neza ku buryo n'ubutazagukumbura. Nge nuko nguha nuko tanga abagabo bose muri make bakugane. Nge bangane kuko n'ubundi ngoha neza ku buryo wumva koko uyu umuntu ariye ugomba kurya ugahanga. Hari umugabo se uraho kamuha nabi? Reka bose ubaha neza. Nge ngomba kugwa neza ku buryo uzagaruka. Okay, reka noneho dutangire tukubaza bino bibazo bitandukanye. Ari imboro isiramuye n'imboro idasiramuye ukundiye? Nge nkunda imboro isiramuye. Kubera icyo ukunda imboro isiramuye? Ifite isuku kandi yikurongoye bifite umurego wumva. Iyo yashyize mu gitsina imboro ye mba numva umurego w'imboro uko umeze. Ese imboro idasiramuye yo nta murego? Oya kubera wa mutwe w'imboro ubona nyine yigiye kwinjira mu gituba ubone ibisida hagurutse neza kwa kira gishishwa cy'imboro kiba kiri inyuma ubone idahagaze neza kandi kagutera umwanda mu gitsina. Twara abagabo bagira isuku cyane ibyo bayoza mu gihe. Nibibura umuhumuro mubi ni nk'igituba kiriwe kitogeje. Umugabo ashobora kukirongora agahita yumva oderi mbi. None se waba ukunda umugabo wakurongora agakingirizo cyangwa ukunda agakingirizo? Akenshi nge nkunda agakingirizo. Kubera iki? Kuko nirindamo indwara nyinshi, sida, imitirekomunasi, amayefigisiyo runaka. Niyo mpamvu ngewe nirinda bakoresha agakingirizo. Bivuze ngo aguteye inda nta kibazo? Nge nkunda umugabo tujya kwa muganga tukipimisha tugafatisha ikizamini cy'inkari tukabanza tukareba nimba na mikorobe irimo tugafata n'ikizamini cy'amaraso aho ho naguye igituba mvuga ati nta kibazo ndi bukuremo. Ese uhuye n'umugabo biramupangu kandi avuga ati ndaguswera nubwo waba umeze ute kose cyangwa nubwo waba amaye amafaranga ameze ute ntabwo ngenda mbikora. Igituba cyari cyagutesha umutwe ushaka imboro kugeza aho wisabira nk'uko nahita muhamagara nkamubwira ati wiriwe utemeze ute ko ngukumbuye. Umuhungu nawe nyine uzi uko iyo systeme cyangwa uburyo uri kumuvugishamo ahita guhamagara ati ngwino duhure.
ku buryo yakubwira ati sheri nawe nkukumbuye kukurongora uhita umuha utazuyaje. abahungu bakunda kwiroteraho bari bo barota uri kurongorwa n'umugabo. Byambayeho nkarota umugabo ari kundongora ari sheri wanjye ku buryo mbyuka mu gitondo igituba gitose. ni ukuvuga ngo ukora ukawumva amazi. Wagira ngo wararanye n'umugabo kandi byari inzozi. ari umugabo w'inzoga n'umugabo w'itabi ukunda uwe? Njya akenshi byose ntabwo mbikunda ahanini ariko wenda napfa gufata wenda w'inzoga. Kuko inzoga wenda ntabwo umuntu ayinywa buri gihe ariko itabi ni buri kanya. ni ikihe gice cy'umubiri wawe ureba ukumva uragikunda kurusha ibindi? Igice cy'umubiri wanjye nkunda kurusha ibindi nkunda mu maso hanjye. Kubera yuko sinzi n'ibintu bimbamo. bikubamo gutyo gusa si igituba cyawe gikunda? Igituba ndagikunda kukigira isuku no kukirinda kuba cyarwara kwa yuko ejo n'ejo bundi n'igihe cyandenza n'umupaka ugasanga nshatse n'umugabo wo hakurya. mbwira nibura ibice bitatu byo ku mubiri wawe umugabo yagukoraho ukumva ushatse Ndota ukaba wamwisarira ko akurongora. Njyewe icya mbere gituma umugabo yankoraho nkashaka imboro. Cya mbere umugabo unsisa agasisa imishino yanjye. Cya kabiri akonka ibere. Cya gatatu akansoma. icyo gihe rwose umugabo araguswera nta mupaka hose abahita bafunguka. ubwo se amaze kubikora ibyo ngibyo agahita yigendera wamufata ku ngufu gute? Akoze kurongora amaze gukora kuri ibyo bice ukumva uramushatse nawe kurongora. Arega iyo umuntu agusisa ubu unarangiza. none se iyo umugabo ari kukurongora niho uba wumva yagusoma? Nakubwiye ko numva yansoma ari kundongora. noneho yatangiye igikorwa mbere yabanje kugukoraho atarakurongora noneho arakurongoye ni hehe uba wumva yagusoma? Njye mba numva yasoma ku munwa. amabere se? amabere kereka yabanjije kuyonka yajya kurangiza agahita ansoma. yego turabikuza no kuba ukunda gusoma kuko umugabo yagusoma ku munwa ugiye kurongora. nawe se umugabo ari kukurongora akonka amabere wabikunda? Ndabikunda kubera yuko byongera ubushake. ari abagabo cyangwa abasore wabona ari bande bazi kurongora? Ni abagabo ko baba babisobanukiwe. ari ugucumitwa no kunyazwa wowe ukunda? Njyewe nkunda kubanza kunyazwa. Kubera yuko iyo ubanjije kunyazwa ubushake bugenda bwiyongera hagafunguka imboro ikinjiramo noneho horoshye cyane hanyerera. nawe usubonanye n'umugabo akajya gucumita gusa ntanyaze ugira ikibazo. hano mu kiziba cy'inda harabyimba ugasanga ugira uruda runini ukabyibuha bitameze neza ariko iyo unyazwa agatayi kagahora hamwe. ntago babanyaza ntago babakubitira ngo zimanuke. bajye babanyaza inda zijye kuri tayi kandi umugore unyazwa ntago akunda kugira igifu kinini. ariko ndashaka uzana igituba oya ubu ntago bubaho. nzaguha ngahe? tuzabivugana wamamagaye. nzaguhamagara uzakira cyangwa ubeshye ntabwo biryoshye. nese nta nubwo uranageraho ngo ubanze wumve ko meze. ndagira ngo nzagaruke hano ntanga ubuhamya. ugomba gushaka umwanya ukahamamagara ukabanza ukacyumva nyine. mu kanya ndabikora. ndabizi ko utari isugi nk'uko twahoze tubiganira bibaye ngombwa ko usubira mu busugi ukongera ukabutakaza. njyewe ntabwo nabikunda gusubira ubusugi. kubera yuko birarukeye umuntu ari kugufungura bwa mbere. none se ubaye isugi ariko ntwongere nyine gusambana cyakurongorwa n'umugabo ukazongera guhura n'umugabo wawe akagufungura bwa mbere icyo byagutwara? oya sinabikunda. harya ngo waciye imyeyo? naciye imyeyo. dushushanyirize waciye imyeyo ryari? naciye imyeyo mfite imyaka 13. byari byatewe n'iki kugira ngo uce imyeyo?
kwa yuko hari umukobwa w'inshuti yanjye twiganaga niwe wambwiye ati iyo udaciye imyeyo ngo iyo ushatse umugabo ngo arabikubaza utabikubajije uyanga kenshi ngo biriya bintu byo guca imyeyo ngo bituma iriya mishino uko imboro igenda iva mu gituba igenda ikora ku mboro umugabo nyine akajya yumva hari akantu kamukirigita bajya bavuga ko ari guca imyeyo ari n'umuco nyarwanda umuco wacu uramutse ukundanye n'umusore ukamushya kuri isugi yajya akubwira ngo muryama n'ukanda akakwizera bikaba ngombwa ko kugira umugore umunsi wa mbere mwaryama njye ntabwo namubeshya namubwiriraho ko nari isugi k'imboro nyizi akankunda cyangwa akabireka cyangwa akajya ndongora bisanzwe nk'ubushuti agiye kurongora n'umugabo nijoro bisaba kuzimya amatara njye ntabwo mbikunda nkunda itara ryaka nibwo akurongoroka ryaka nyine tubwire iyo ryaka buriya no byongera no kuba umugabo yareba nk'itako ryawe cyangwa akareba igituba cyose uko giteye umugabo akarongora abona ko wamuhaye hose ngira nibura ibintu wibuka ku mboro ukayikunda umutaye nibuka nyine iyo umugabo ayishyizemo uburyo runaka ayashyiramo ayizamuriramo ni hahandi nyine numva nkata nk'uwikanga nkata nk'usa nk'ubitekerejeho iyo umugabo agiye kukurongora ushimika nuko gukuramo ikariso n'isutiye ndabikunda umugabo akenshi nawe aba ashaka akwereke ko akwitayeho nawe ukabona ko nawe akwitayeho ntacyo bikuzamurira mu kumwumva cyane ubushagara bukazamuka mpita mbona ko n'ubundi yaranyeneye hari abagabo bambwiye ko iyo bamaze kurongora umugore cyangwa umukobwa inshuro zirenze ebyiri batangira kumva babanza biba biterwa yuko wa mugabo adashima aba yamuhaze umugore agahabwa umugabo ahabwa umugore hari umugabo ukunda kurya umugore wa akarongora ejo akarongora ejo bundi akarongora ejo akumva ko atahuzaho umugore umwe bibaho umugabo ugira iyo mico cyangwa iyo ngeso ariyo ariko ateye reka nkubaze kandi ukabaza abakobwa umugabo akurongoye yarangiza inshuro ya mbere agahita yigendera akakubwira ko ugira inanuka mu ntoki byambabaza kubera iki nakumva ko rwose mbuze n'ubuzima bwose buriya iyo igituba cyawe umugabo akinenze ni nkaho uba wibuze kuko igituba nicyo kigira umugore none se uramutse ufite umugabo uba mu cyumba kimwe ufite umwana w'umukobwa cyangwa umuhungu afite imyaka 10 yajya mwubaka twajya dushaka amasaha nijoro muri za saa sita nijoro cyangwa saa 8 wenda umwana aba yatangiye kugira ibitotsi tukacana akaradiyo buhoro tukarongorana abumvisha agakangu akababaza twahita nyine duceceka akajya wenda n'ibindi byari bikomye cyangwa nari mu bitotsi hari abahungu naganiriye nabo rero kimwe n'abakobwa barambwira ngo bajya barongorana n'ababyara babo nawe wabikora mubyara we murarongorana ariko wo kwa nyoko kubera iki aragutereta bye kanakurongora ushobora gusa ntabwo uba wumva uri kuryamana n'umuvandimwe mbese ubundi aba ari umuvandimwe njye mba numva ntacyo ari mubyara wiwe baranabyarana abana 3 ku buryo banagiye no mu rukiko barabasezeranye hari abakobwa barongorwa na base papa wakubwiye ngo muryamane wakera ibyo sinabikunda sinanabikora kubera iki nabikorana n'undi mugabo wo hirya ariko papa wanjye sinabikora ariko urabizi ko hari abakobwa barongorwa na base njye ntabwo namubona ntabwo uramubona nigeze kubyumva itura umugabo yakurongora ukumva uhaza imboro
kandi yajya gusubira neza n'ituro zingahe? amaturo 3 cyara 3 ya gatatu bura niyo aba ari iyanjye. izambere aba ari iziwe zo kumushimisha. nawe ya gatatu ikagushimisha. icyo gihe uravuga ko njyewe twanagitanze neza imboro ndayihaze igisigaye no kuruhuka. nkamubwira ati reka turuhuke turekera. Sasa hari akabazo ngiye kukubaza. wigeze urongorwa n'umugabo urenze umwe akuvaho undi akujyaho? ntabwo birambaho ariko numva abandi bahungu babimbwira ati tugutume turi abahungu babiri tukakurongora turi uwa babiri, umwe akayicisha imbere undi akayicisha inyuma, ati wabishobora? ibyo byararaniye pe. bagashaka zigiremo rimwe. yes murangi nyine nahise mubaza ati se igituba icyo gituba cyaba kingana ute kijyamo imboro ebyiri? ati ngo twayishyiragamo bikajyamo. ntabwo ari icyo kibazo rero nashaka kukubaza, ahubwo icyo ngicyo cyo kinawe ndashaka kukubaza hari ukuntu ushobora kuza kunsura njyewe, urabona ndi kumwe n'umukameramani uriya mukameramani turabana mu nzu, ugasanga ngenda kurombaye nkimara kuvaho nawe ahise kujyaho. ibyo bintu byari byakubaho? ibyo bintu bibaho ako byambayeho rimwe. byagenze gute? akumwe yavuyeho ajya hanze yicara hanze, ariko habaho noneho n'abatavuga ngo umwe amuha umwanya, ahubwo bose bakaryama uwa batatu ku buriri, ku buryo uyishyiramo warangiza undi akataka n'undi akarangiza undi akataka. ariko kurongorwa umwe akandongora undi akaba agiye hanze, ibyo byo nta kibazo. wigeze usambanira mu cyumba kimwe harimo abandi bantu bari kurongora buri wese ari kumwe n'undi? icyo nshaka kuvuga mwese mukaba muryamye mu cyumba kimwe kuri matera imwe. ariko nkaba mfite boyfriend wanjye nawe afite undi, n'undi mutipe afite sheri we. bakarongora namwe muri kumwe? yes ureba nyine imboro y'umugabo muri kumwe, kavuga ati sheri reba igituba atangiye kuhindukira ku buryo uba ubona ari nk'ibintu bisanzwe. bisanzwe tu njye mbona ari ibisanzwe. iyo arangije mbere bigenda gute? ntabwo byapfa kurangiza ahubwo ku mugabo, ahubwo yakomeza akakurongora paka. iyo ari kureba abandi barongora hirya cyangwa ari kuvuza induru barongorana bari kumwe kandi twegeranye turi uwa bane, ntabwo imboro yipfa kugwa, nubwo yanarangiza ihora ihagaze agakomerezaho. wari wumva imboro y'umugabo cyangwa umugore? nakubeshye rwose akenshi hari abahungu badakunda kwigirira isuku. uhuye n'umugabo cyangwa umusore ufite isuku indi isiramuye batubwiye wayonga, ariko ntandangirize mu kanwa. akurangirijemo hari iki? ntabwo biba byiza, njye ntabwo mbikunda. ari ukwandura sida no guterwa inda by'iniki? njyewe bantera inda nkabyara ariko sindware sida. kubera impamvu njyewe hari igihe mpura n'abagabo bakunda kuba bampimisha tugakora imibonano mpuzabitsina ari uko tubanjije kuva kwa muganga. niyo mpamvu rero nirinda sida kurenza inda. inda yo wayibyara ariko sida ntiwayibyara. wigeze urongorwa n'umugabo akakubwira ko ufite igituba byambayeho ngo ni uko ngo ayishyiramo ngo agasanga aroroshye ngo nkanyara. ngo umugore ngo kuva yabaho ngo ntabwo ari amunyarira ngo kandi babyaye abana 5. ntabwo mbizi, nuko njya numva nyine uw'ikirongo ariko mbwira ariko ntabwo mbizi bakirongora. abahungu babyibushye cyangwa abagabo ndetse n'abananutse ubona ari abahebaza? abahungu bananutse bazi kurongora byataje ko yuko bo nta biro biba bibarushye kandi taye yabo ibibemereye kuba barongora igihe kinini. ariko ibyibushye atayahagira ukabona arananiwe vuba. ushobora kureba umukobwa ukamenya niba afite igituba kinini cyangwa gito?
urabibona no mu ukagenda n'ukagenda uhita ubibona ko bavuga ngo babirebera ku munwa mbona ufite amadutuga yarahago bizi ariko nawe urabizi ko babirebera ni imibeshyo nose ko abagabo bavuga ngo bafite ngo ikiganza kinini ngo bafite imboro nini ugasanga umugabo afite ikiganza kinini imboro yari ntoya ni gute ushobora kureba umukobwa cyangwa umugabo ukamenya ko afite amavangingo mbese mu bihe njya akenshi umukobwa wenda akenshi napfa kurebera ku maguru ye ko hari amaguru ureba ukabona wenda afite amazi ko ku mubiri we uratohagiye ubireba ku maguru ye cyangwa hano mu ntege ze ukavuga ati wenda uno mukobwa cyangwa no mu mama yabona afite ikibero cyiza cy'amaguru meza wasanga horoshye uramutse ufite umugabo akajya gusaba ko muryamana buri munsi wabigenza njye ntacyo bimbwiye kwa yuko ngewe n'ubwo ndongora buri munsi ariko nturenze ituru imwe cyangwa ebyiri umugabo wakurongoye ituru nyinshi amaturu 10 gusa yabayeho ntabwo byakubangamiye se oya nuko nyine uhita wumva ucitse intege ese wa mukobwa we reka nkubaze umugabo akurongoye akarangiza ituru ya mbere yakwishaka iya kabiri akayibura wamufasha iki kugira ngo agarukire ibikorwa neza uratangira yabuze uburyo yaturu ya kabiri iza kurongora ituru ya kabiri uratangira umuryama hejuru utangiye ukamuganiriza uyikoraho ugakora ku mabya ukazamura ku mboro ukajya umuganiriza ukora kuri ya mboro imboro yigera igahaguruka kongera akakurongora sasa ndashaka tugane ku musozo ariko mu kugana ku musozo urabona abantu badukurikirana benshi urubyiruko abantu bakuze bumva bari kugira inama abantu bakuze bareba ibiganiro byabo ugasanga ni wa mugabo ufite ingeso mbi zo kurongora abana batoya bari munsi y'imyaka 18 bagira inama nagira bari abagabo bafite imyaka y'ubukure nta kuntu yarongora umwana muto ungana nk'uwe kandi abagore baba bahari baba bakeneye kurongorwa njye inama namugira ni ukubireka kuko babana n'ubundi nabe nabo hirya bazajya babibakora nk'uko akorera abo hirya akabarongora bakiri batoya kandi hariho abagore baba bashaka abagabo babarongora muri make abagabo bafashe rwose bareke gusambanya abana bakiri bato bagabanye kuko ejo n'ejo bundi ahanige nawe barahari imboro abana bakuru bafite igituba baba bashaka abagabo babibarongora ariko kugira uzajye guhatiriza umwana umurongore umwigisha imico mibi ejo yisanga yagiye ku muhanda nk'abandi ahubwo bajye bashaka nk'abagore nkatwe dusobanukiwe imboro uko hari utwana twigwa mu tugeto usanga twishyura mu busambanyi twaba tugize njye mba mbona ibintu barimo bizabagiraho ingaruka ntibazashaka abagabo kumve babaryoheye ntibazashaka inshuti imwe ahubwo bazajya bahura mu nshuti nyinshi usange mu mitwe yabo nta mugabo uramurongora yumve amushimishije ahubwo yumve yuko ibintu bari gukora kunywa inzoga kurongorana kunywa amatabi nabagira inama yo kuba babigabanya babireke kuko iki gihe ntabwo ari icyo kwiyandarika uri umwana w'umukobwa twabashimiye